Showbiz News Rwanda. Umyaka 3 ishize mu Rwanda nibwo hari habonetse umucunguzi w'umuziki nyarwanda, nta wundi rero yari Karomba Gaël cyangwa se Coach Gaël. Akaba yarabaye ijwi rihindura uburyo umuziki nyarwanda utegurwa, uburyo ucungwa kandi uburyo ugezwa ku isoko mpuzamahanga. Yari umujyanama udasanzwe kubera ko yabaye igikoresho cy'ingenzi cyahinduye abahanzi b'abahanga basanzwe mu Rwanda, akabavana ku masoko asanzwe akabageza ku masoko y'isi mpuzamahanga. Niwe wagize uruhare rukomeye mu ishyirwa rya Bruce Melody muri societe y'ubucuruzi ya 155 IGM. Ni imwe mu masosiyete akomeye mu Rwanda muri iki gihe mu bucuruzi bw'umuziki, ndetse anamushyigikira mu gutegura album mpuzamahanga, mu gutaramira ku migabane igiye inyuranye ndetse yo mu mahanga. Keniso Loskana we bamaze gusezera, Element nabo babaye abagenerwa bikorwa buru ruherekane rw'impinduka. Biraba ibyuya rero ntibibe amaraso kubera ko uyu Coach Gaël bivuga yuko agiye gusezera. Ese koko aseze 155 IGM yaguma ihagaze? Ese umuziki waba ugiye kujya he? Ese byaba bigiye kugenda bite? Disi igitekerezo cyawe muri comment, ndetse kandi ukore subscribe, like, share ni comment. Ubuninze atubisesengure turebe ngo ese ni cye cyuho uyu nguyu Coach Gaël yabasize. Ese kuko ni byanyabyo kuko ashobora gusezera? Ese Bruce Melody, Roskana, Element babanye bate muri iriya label? Kubera ko hanyuma kandi Element we yakoze indirimbo zageze ku masoko yo hanze, harimo izakunzwe muri Nigeria na Tanzania. Roskana ahabwa izina rishya no gukorera ibikorwa ku rwego mpuzamahanga, naho Keniso ajya gutaramira muri Canada. Byose kandi byaberekejwe n'imiyoborere y'inyungu yo Coach Gaël. Ibi byose byabaye ku buryo butigeze bubaho mbere, kandi bishingiye ku bitekerezo by'umugabo wari ufitanye amasezerano igihe kirekire n'inzozi za muzika nyarwanda. Ariko ubu ngubu amakuru atangiye kujya hanze avuga ko ashobora kuba ari mu nzira zo gusezera ndetse no guhindura icyerekezo. Ukomeze uze kutubwira muri comment uri kumva umuziki uzaba usigaye S155 IGM izakomeza ihagaze. Ibi rero bimaramutse ari ukuri, yabagiye asize icyuho gikomeye ku ruganda rw'umuco n'imyidagaduro. Yubatse izina nk'umujyanama wa mbere wagejeje umuhanzi nyarwanda ku rwego mpuzamahanga, kandi agaragaza ko ubujyanama atari ukumara igihe kinini n'umuhanzi, ahubwo ari ukumubumbura ku nzozi zisobanutse mu buryo bw'amafaranga ndetse n'uburyo bw'izindi nama. Rero abegere Coach Gaël bavuga ko ashobora kuba ari kwitegura ikindi cyiciro cy'ubuzima bwe, ariko ku rundi ruhande hari abemeza yuko ashobora kuba ari gufata umwanya wo gusubiza amaso inyuma no gusuzuma uko ingufu yashyize mu ruganda rw'umuziki zarinzwe, uburyo zakomejwe cyangwa se uburyo zaba zaracitse intege. Mu yandi magambo arabavuga yuko ashobora kuba ari kwisuzuma cyangwa se akaba agiye gusezera 155 IGM, akaba agiye gusezera umuziki muri rusange, kandi nabyo bifite probability nibyo bifite amahirwe menshi yuko ashobora kuba agiye gusezera. Amakuru rero avugwa yizewe yemeza ko Coach Gaël mu minsi iri imbere azatangaza ko avuye mu muziki mu buryo bwa burundu, kuko kugeza ubu ngubu ubuyobozi bwa label yabweguriye muri umunawe Kenny Mugarura. Ni icyemezo Coach Gaël yafashe kubera ko yavuze ko ibyo akora mu muziki ari ibintu mwicira izina ndetse bikagira ingaruka no ku zindi business akora, ariyo mpamvu rero agiye kubisezera akabivamo. Ibintu byababaje benshi, ibintu biri gutera ubwoba abafatiye iry'uburyo umuziki nyarwanda bari kwibazaho umuziki ugiye gusigarira. Rero muri inkuru tugiye kugaruka kuri imwe Coach Gaël amaze kugeraho ndetse n'icyo yabasize igihe yaba koko avuye ku rando rw'isi y'umuco n'imyidagaduro cyangwa se muri entertainment muri rusange. Ese yabasize iki, yakoze ibiki? Uko rero uyu Coach Gaël yatangije impinduka mu bujyanama bw'abahanzi, mu gihe ubujyanama bw'abahanzi mu Rwanda bwafatwaga nk'umwanya wibera hafi umuhanzi cyangwa se wo kuba hafi umuhanzi mu bitaramo ndetse no kumuvuganira. Coach Gaël we yaje guhindura uwo murongo burundu. Yaje afite icyerekezo gishya cy'ubujyanama gishingiye ku igenamigambi, ishoramari, ihuza nzira n'ibigo mpuzamahanga ndetse no kwagura isoko ry'umuhanzi binyuze mu bucuruzi bushingiye ku muziki. Yatangiriye kuri Bruce Melody
umuhanzi wari umaze kwigarura imitima y'abanyarwanda amufasha gushyiraho uburyo bunoze bwo gucunga imishinga ye, guhuza ibikorwa bye n'isura y'umuziki we no gutegura uburyo bwagutse bwo kwaguka mu karere ndetse no hanze yako. Niwe wamushyize ku rubyiniro rumwe na Shaggy muri Amerika, amuza Diamond mu mishinga y'ubucuruzi ndetse anakorana mu buryo bwimbitse n'ibigo bifite aho bihuriye n'isoko mpuzamahanga, ashyiraho ibirindiro byo gusakaza umuziki we n'andi masezerano y'ubufatanye ku rwego mpuzamahanga. Yarushijeho kandi gusobanura neza ko umujyanama w'umuhanzi atari umuntu wo kumutegura indirimbo cyangwa se kumucungira amafaranga gusa, ahubwo ari umuntu uhuza ubuhanzi n'ubucuruzi akanategura icyerekezo gishingiye ku igenamigambi rifatika cyangwa se economics. Ni muri urwo rwego yahise anagura ibikorwa bye, afasha abahanzi barimo Kenny Solo, Roscan ndetse na Element. Kenny Solo yafashijwe kubona isoko ryagutse mu bihugu bya Amerika ya ruguru, ataramira muri Canada ndetse no gutangira gukorana n'abatunganya umuziki bo muri Nigeria. Roscan yagiye agaragara mu bitaramo by'imbere mu gihugu, anakora indirimbo ebyiri zirimo Sesa ndetse na Mami. Muri izi ndirimbo wakunzemo iyihe? Sesa ndetse na Mami. Tujye tunyuzamo tuniganira ubundi tubwire ibitekerezo byawe. Element rero yagizwe producer mpuzamahanga, aho yagiye akorana n'abahanzi bakomeye muri East Africa ndetse akanakora indirimbo zimwe zagiye zikundwa cyane muri Nigeria. Iyi mikoranire rero yagiye yubakwa ku mahame ya kinyamwuga ishingiye ku masezerano arengera inyungu z'umuhanzi ndetse n'inshingano z'umujyanama. Coach Gaël yanashyize imbere isura y'umuhanzi nk'ikirango cy'ubucuruzi cyangwa se brand, ashyira imbaraga ngo kumusigasira ndetse no kumwubakira ku gicumbi kirambye. Uko rero bimeze, nubwo rwose uyu nguyu Coach Gaël agiye gusezera, ariko Bruce Melody wazakomeza kwirahira Coach Gaël. Uruhare rwa Coach Gaël mu rugendo rwa Bruce Melody ntirugarukira gusa ku masezerano ya 155 AM, ahubwo uyu nguyu Coach Gaël niwe wafashije Bruce Melody guhindura isura ye nk'umuhanzi wo mu Rwanda, akamugira product cyangwa se akamugira igicuruzwa ishobora guhangana ku rwego mpuzamahanga binyuze mu bikorwa byagutse n'imikoranire yatekerejwe mu buryo bw'igihe kirekire. Coach Gaël niwe wateguriye cyangwa se wateguye kandi anacunga ibitaramo bikomeye bya Bruce Melody mu bihugu bigiye bitandukanye nko muri Canada, aho yakoreye urukurikirane rw'ibitaramo binyuze mu bufatanye n'abategura ibirori ku rwego rwa diaspora Amerika, mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ahandi. Yagize uruhare mu gutegura no gusora album Colorful Generation, yakiriwe neza ku mbuga zicururizwaho umuziki nka Spotify, Boomplay ndetse na Apple Music. Iyo album rero yakozwe ku rwego mpuzamahanga, inarimo indirimbo zakorewe muri studios zikomeye muri Nigeria binyuze muri Coach Gaël. Bruce Melody yinjiye mu bufatanye na Diamond Platnumz, aho bateguye umushinga w'indirimbo n'ibindi bikorwa bifite imizi mu bufatanye bw'imiryango y'ubucuruzi birimo ibijyanye n'isoko, ibirangaza abantu n'ubukangurambaga ku rwego rw'akarere. Yamufashije kandi kwinjira mu masezerano y'ubucuruzi n'ibigo bikomeye birimo Becker, Arena, Bralirwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi byose bituma Bruce Melody ahinduka umwe mu bahanzi bake bo mu Rwanda binjiza amafaranga menshi aturutse mu bikorwa bitari mu muziki gusa. Keri Coach Gaël, umujyanama wa mbere wagejeje umuhanzi nyarwanda ku isoko mpuzamahanga. Kuva mu myaka 30 ishize, u Rwanda rwagize abajyanama bagiye bakorana n'abahanzi mu bihe bitandukanye, ariko isuzuma ryo rigaragaza ko bose bari batumbiriye gukorera ku isoko ryo mu Rwanda, ndetse n'abagiye bagerageza kwambuka imipaka ntibigeze barenga Tanzania, Uganda, Burundi ndetse Nigeria, ibihugu bituranye n'u Rwanda. Uhuje imfura Claude washinze Rebo ya Kickers we yabwiye abanyamakuru ko ibyo Coach Gaël yakoreye umuziki w'u Rwanda ari ikimenyetso cy'uko yakoze ibyo abandi batigeze bakora, kandi byigaragaza ku nguni z'abashaka kureba Bruce Melody aho yamukuye ndetse naho yamugejeje. Yasobanuye ko Coach Gaël yinjiye mu muziki ashaka gukorana n'umuhanzi usanzwe ufite ibikorwa, ahubwo akamufasha kugera ku isoko mpuzamahanga cyangwa se isoko riri international. Uhuje imfura rero uyu nguyu producer wa Kickers Music yavuze ko Gaël mu gutegura urugendo rwe kuri international market yabanje gufasha Bruce Melody kumenya indimi mpuzamahanga, amushakira ibyangombwa by'inzira cyangwa se ibyo tuzi nka passport, amufasha kwiyubaka mu muryango we ku buryo atumbira akazi gusa adafite ikibazo cyo kuvuga ngo umuryango umeze ute.
kugira rero ubumenyi mu ndimi mpuzamahanga ni ingenzi cyane ku muhanzi ushaka kugera ku isoko mpuzamahanga. Impuguke zitandukanye mu bijyanye n'ubucuruzi bw'umuziki n'ubucuruzi mpuzamahanga zagaragaje ko ubumenyi mu ndimi z'amahanga bufasha abahanzi kwagura isoko ryabo no kugera ku bafana benshi cyane. Urugero ni inkuru yasohotse kuri We Love You ivuga ku nzitizi z'ururimi zishobora kubangamira ubufatanye no kugabanya amahirwe ku bahanzi n'abatunganya umuziki. Iyo ururimi ruba inzitizi, abahanzi bashobora guhura n'imbogamizi mu itumanaho n'abafatanyabikorwa bashya, abahanga mu ruganda rw'umuziki cyangwa se abafana baturuka mu bindi bihugu. Ibi rero bishobora kubabuza amahirwe yo gukorana n'abahanzi bo mu mahanga, kubona amasezerano y'umuziki cyangwa se kwitabira ibitaramo bikomeye ku rwego mpuzamahanga. Rero ibingibi bakomeje kuvuga yuko abajyanama barimo Richard washinze Super Level yagerageje kugeza Urban Boys muri Nigeria, ariko byarangiriye hariya kuko muri gahunda ze n'ubushobozi yari afite ntiyari yiteguye gukomeza kugeza Urban Boys ku isoko mpuzamahanga. Uyu musore kandi yavuze ko abafashaga nyakwigendera Jay Paul bananiwe kumugeza muri Amerika aho yari agiye gukora indirimbo na Davido, ariko iki kikwereka ko abajyanama twagize batigeze n'undi bajya ku rwego mpuzamahanga, bakoraga kuri local market. Coach Gary rero we yashoye amafaranga menshi muri Bruce Melody kugeza ubwo yagaragaye mu biganiro bikomeye ku isi birimo Good Morning America, ibitarigeze bikorwa n'undi muhanzi. Ati none urumva atari umujyanama wa mbere u Rwanda rugize ushobora kugeza umuhanzi ku isoko mpuzamahanga. Hari abavuga ko Coach Gaye yashoye imari mu muziki ashaka kumenyekana no kwamamaza ibikorwa bye, ariko kuri bamwe na bamwe siko bimeze. Ariko kandi najya nkubaze weho kuko urabibona ute, kuko yashoye amafaranga mu muziki kugira ngo amenyekane gusa, kugira ngo yamamaze ibikorwa bye? Uyu nguyu rero uyu producer wa Kikas yakomeje avuga ko buri umuhanzi afite umujyanama uko byagenda kose agaragara bari kumwe, yaba mu ifoto cyangwa se mu mashusho. Rero ibyo nta gitangaza kirimo. Uyu musore yasobanuye ko ibikorwa bya Gael byarenze ibyo abantu babona, kugeza ubwo yanafashe Bruce Melody kugira imiterere cyangwa se kugira imiterere y'umuhanzi koko. Yavuze ko mu biganiro byinshi mpuzamahanga ntibashobora kukwakira mu kiganiro ufite imiterere idashamaje, mbese ugaragara nkaho byibushye cyane. Baribaza bati niba warananiwe kwita ku mubiri wawe ubwo ibindi uzabishobora. Niho rero twabonye Bruce Melody ajya muri sport yongera kubaka umubiri. Ni ibisanzwe bifasha umuhanzi kugira ubuzima bwiza no kugaragara neza ku ruhango cyangwa se ku ruhando mpuzamahanga. Hari impuguke rero mu muziki zemeza ko kugira imiterere ikura abafana ari ingenzi ku muhanzi ushaka kugera ku isoko mpuzamahanga. Urugero, inkuru yasohotse mu kinyamakuru Nation Online ivuga ko kugira umubiri wubatse neza bifasha abahanzi kugaragara neza muri video z'indirimbo ndetse no mu bitaramo, bikongera igikundiro cyabo ku bafana. Nyine urumva iyo umuntu ari Bogart, urumva nyine uko byagenda kose nta kuntu atakurura abantu. Yakomeje rero avuga ko Coach Gael yazanye amafaranga yashyira mu muziki bitandukanye n'abandi bakoreshaga amafaranga bahabwaga n'abahanzi, cyangwa se ugasanga azanye amafaranga ariko arayo gukora umuziki w'imbere mu gihugu. Rero uramutse asezeye muziki byari igihombo gikomeye ku muziki nyarwanda muri rusange. Uyu nguyu Coach Gael, ese nawe ni koko ubibona? Kugira ngo rero umuhanzi agere ku isoko mpuzamahanga bisaba ibintu bikomeye. Bamwe mu bakora mu bigo birimo nka Billboard, Afro Nation, Boomplay na Warner Music Africa bakunze kugaruka kuri ibi bintu bitanu. Indirimbo zujuje ubuziranenge mpuzamahanga. Umuhanzi agomba kugira umuziki ugezweho kandi wumvikana neza mu ndimi zikoreshwa cyane cyane Icyongereza, Igifaransa cyangwa se indimi zibanze za Afrika. Gukorana n'abatunganya umuziki producers bafite izina cyangwa se ubunararibonye ku rwego mpuzamahanga nabyo birafasha. Isura y'umuhanzi nk'ikirango cyangwa se brand. Umuhanzi agomba kugira isura, image imuranga yihariye, imyambarire, imyitwarire n'ubutumwa bigaragara ko afite atandukaniye n'abandi. Branding ikomeye ifasha abantu kumwibuka vuba kandi ikamuhesha icyizere mu masoko yo hanze. Ubuyobozi rero n'ubujyanama bw'umwuga, kugira ikipe ibimufasha. Umujyanama cyangwa se witwa manager ushinzwe imenyekanishwa bikorwa cyangwa se bita publicist, ndetse ushinzwe imbuga nkoranyambaga digital manager, ndetse n'umunyamategeko. Abajyanama bazi uko amasoko mpuzamahanga akora ni ingenzi cyane kuko bashobora kumuhuza n'amasezerano y'akamaro cyangwa se nka Warner, Sony, Universal
amaraso ndetse n'ibindi. Kandi ihuriro n'abahanzi bandi bo hanze, gukora indirimbo n'abahanzi bo hanze bamaze kubaka izina ku rwego mpuzamahanga bituma umuziki w'umuhanzi wo mu gihugu gito wumvwa no ku rwego rwagutse. Imenyekanisha rero no kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga, gushyira indirimbo ku mbuga zicururizwaho umuziki nka Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal n'izindi, hakoreshejwe uburyo bunoze bwo kuyamamaza, gukora ibitaramo mu bindi bihugu no kugaragaza mu bitangazamakuru mpuzamahanga ibyo wagezeho. Ibi byose n'undi bifasha umuhanzi kuba yajya ku rwego mpuzamahanga. Ishoramari rero naryo ni ikindi kintu. Kugira ngo umuhanzi agiye ku rwego mpuzamahanga bisaba amafaranga, ku nyandiko, video, imbuga nkoranyambaga, ingendo, kwishyura abajyanama ndetse n'ibindi. Iyo umuhanzi adafite amafaranga cyangwa ishoramari ryiza cyangwa label imufasha, biragorana ko yakwinjira ku isoko mpuzamahanga. Ibi ngibi rero uwo bita Coach Gaël yatumye uyu nguyu Bruce Melody abigeraho. Ese koko nawe niko ubibona? Urumva ari kiye cyuho Coach Gaël yabasize mu muziki? Ese urumva Bruce Melody yabasigaye hehe? Ese iri label yasigara ihagaze? Tubwiye muri comment. Ndabakunda cyane, ndiye nitwa Flores, ukore subscribe na follow. Shoutout. Showbiz News Rwanda.